Mein Kampf ni igitabo gikubiyemo urwango n'imipango yose yo kurimbura abayahudi cyanditswe na Adolf Hitler. Mu buryo butangaje, iki cyasanzwe mu nzu yahoze ari iya Perezida Juvenal Habyarimana kiri mu Kinyarwanda. Ahari abayahudi yari yarahandikishije ikaramu y'umutuku ahasimbuza abatutsi. Kimwe mu bintu isi izahora yibuka kuri Adolf Hitler harimo kuba yaragize uruhare rukomeye mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abayahudi yahitanye abasaga miliyoni 6. Mu myiteguro no gushyira mu bikorwa iyi jenoside hagaragaye igitabo yise Mein Kampf. Cyari mu buryo avuga urwango rukabije afitiye abayahudi n'uburyo butandukanye buzakoreshwa babica. Ni igitabo ubwe yiyandikiye. Gusa mu buryo butangaje, iki cyasanzwe kopi yacyo mu nzu yahoze ari iya Perezida Juvenal Habyarimana. Muri Nyakanga 1994, ubwo ingabo zari z'inkotanyi zageraga ku nzu Perezida Juvenal Habyarimana yabagamo i Kanombe. Iyi yahinduwe ingoro y'ubugeni n'ubuhanzi. Mu 2019, ubwo yari mu kiganiro na televiziyo y'igihugu, Dr. Richard Sezibera wari umuganga wihariye wa Perezida Paul Kagame, wari ufite ipeti rya Major General icyo gihe mu ngabo za APR Inkotanyi, yakomeje avuga ko muri iyi nzu hejuru hari hubatse chapelle Habyarimana yasengeragamo. Hasi hari akabyiniro karimo n'ibyuma by'umuziki. Ku ruhande hakaba utuzu twarimo ibikoresho byo guterekereramo. Sezibera yakomeje agira ati, ariko hafi y'iyo nzu yo guterekera twahasanze igitabo Mein Kampf, cya kindi Hitler yanditse mu Kinyarwanda. Ibi bisobanuye ko Habyarimana byamufashe igihe kinini kugira ngo iki gitabo cy'abanazi gishyirwe mu Kinyarwanda, dore ko icy'umwimerere cyari mu rurimi rw'Ikidage. Sezibera yakomeje avuga ati, ntabwo nigeze nkibona kiri mu Kinyarwanda. N'ubu icyo gitabo ndacyagishakisha, ntabwo nzi aho cyagiye kuko naragisomye. Muzi ko Mein Kampf yavugaga ku Bayahudi, aho bagendaga bavuga ku Bayahudi mu Kinyarwanda, Habyarimana agashyiramo n'ikaramu itukura akahandika ngo Abatutsi, Abatutsi, Abatutsi. Nyuma y'ihanurwa ry'indege Falcon 50 yari itwaye Juvenal Habyarimana hamwe na Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira ku ya 6 Mata 1994, bukeye bwaho ku wa 7 Mata nibwo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yatangiye ku mugaragaro. Benshi bavuga ko yatewe n'ihanuka ry'iyi ndege kandi ko nyir'ubwite Habyarimana nta ruhare yagize muri jenoside. Gusa ibi bitandukanye n'ukuri cyane kuko Juvenal Habyarimana yabaye umwe mu batangije n'abashyize mu bikorwa iyi jenoside kuva kera na kare, uhereye tariki 5 Nyakanga 1973 ubwo yatorerwaga kuba Perezida w'u Rwanda, ugera mu ijoro yaguye mu mpanuka ku wa 6 Mata 1994. Uwavuga ko Juvenal Habyarimana yabaye umunyeshuri mwiza wa Hitler ntiyababeshye, kuko ibyo mwarimu we Adolf Hitler yakoze kuva mu 1941 ugera muri 1945, nyuma y'imyaka 49 amateka yarongeye yisubiramo agera ikirenge mu cye. Nubwo atari ahari, imbanzirizamushinga yari yarateguye yatumye jenoside ihitana abatutsi basaga miliyoni, abandi basigira ubumuga budakira. Dukomeze kwibuka twiyubaka kandi duharanira ko ibyabaye bitazongera ukundi. Never again.